Reka ngusuhuze nanone mu izina rya Yesu, nkwifuriza amahoro y'Imana, nkwifuriza ubuntu bw'Imana, kandi nkwifurize kumva Yesu agendagenda mu buzima bwawe, kandi nkwifurize kumva ineza y'Imana ikayangana ku buzima bwawe. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana, turi busange mu gitabo cy'Abami, Abami ba mbere ibice 17, turasoma umurongo waho wa kabiri tugeze umurongo wa kane. Twumve uko ijambo riri butubwire. Ibyo ugiye kuganira namwe rero nanone ni Daniel Evangelist. Niyo mpamvu ndi hano kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana kandi turusheho kumva ineza y'Imana iri ku buzima bwacu. Reka dusome Bibiliya kugira ngo tuganire kuri iri jambo. Umurongo uravuga ngo hanyuma ijambo ry'Uwiteka rimugeraho riti, va hano ugende werekera iburasirazuba, wihishe iruhande rw'akagezi kitwa Kereti, ahateganye na Yorodani. Uzajya unywa amazi yako kandi ntegetse ibikona kujya bikugemurirayo. Nakira ijambo ry'Imana. Bibiliya iratubwira ngo ijambo ry'Imana rimugeraho riti, va hano ugende ujye ku kagezi kari i Kereti ahateganye na Yorodani. Uyu ninde ijwi ry'Imana ryasanze? Uyu ninde ijambo ryasanze? Ni umugabo bita Eliya, ubwo yari amaze kuvuma igihugu, agateza amapfa, igihugu nticyongere kugwamo imvura, igihugu ikime nticyongere kuboneka, ariko ijambo ry'Uwiteka rimugeraho. Niki cyatumye uyu mugabo Eliya akora gutya? Nuko yari amaze kubona yuko bamaze kwimika ibigirwamana, bimura Imana y'Abisirayeli, bimura Imana yakuye Abisirayeli mu Egiputa, ikabana nabo, ikagendana nabo, ikavugana nabo, igakora ibitangaza banabirebesha amaso. Ndanezerewe cyane. Imana ibana n'Abisirayeli imyaka myinshi, kuva muri Egiputa kugera i Kanani. Imana ibana nabo, ivugana nabo, ibereka byinshi. Bamwe bagenda babona ukuboko kw'Imana, abandi nubwo binangiye umutima, ariko Imana ibana nabo. Nuko bigeze igihe hima umwami bita Ahabu. Ahabu azana abahanuzi, bimika ibigirwamana byabo, bimika Bali na Ashera, aba ari izo mana batangira gusenga. Ngo umuhanuzi bita Eliya utaruzwi arabimenya. Amaze kubimenya, niko kujya ibwami, abwira umwami yuko ategetse yuko nta mvura izongera kugwa muri ico gihugu. Umwami ntiyabyumva neza, aravuga, wowe ko nakuzi mu bahanuzi, uje ute? Uturutse hehe? Uyu Eliya, Mana ndanezerewe cyane. Uyu Eliya ni umugabo wita Ishubi. Uyu mugabo yakomokaga mu basuhuke b'i Galiyadi, niho yakomokaga. Ariko Eliya ahaguruka nta jwi ry'Imana yumvishe, ariko ahaguruka afite umubabaro yuko bimuye Imana ya Isirayeli. Bituma Eliya agera ibwami aravuma, nta jwi ry'Imana ryabimubwiye, nta jwi ry'Imana ryabimutegetse, ariko aragenda arakora kubera ko yari afite ifuhe ry'umurimo w'Imana. Ndanezerewe cyane. Eliya ngo amare gukora ibyo byose, ngo Ahabu atangira kumugenza, ngo niko ijambo ry'Uwiteka ryaje kuri Eliya. Ndanezerewe. Uhereye umunsi ijambo ry'Uwiteka rize ku buzima bwawe, hari byinshi ujya urwana nabyo, hari intambara nyinshi ujya urwana nazo, hari ibintu byinshi bitsikamira ubuzima bwawe, ariko ndakwinginze uyu munsi wumva ijwi ry'Imana, wumva ijambo ry'Imana riguhumuriza, wumva ijambo ry'Imana rigukomeza, wumva ijambo ry'Imana rigusubizamo imbaraga. Ndabizi bikubuza amahoro ni byinshi, ndabizi biguca intege ni byinshi, ariko uyu munsi wongere wumva ijwi ry'Imana, uyu munsi wongere wumva ijambo ry'Uwiteka. Ijambo ry'Uwiteka rikugereho, riguhagurutse aho wari wicaye, rikwicaza ahandi, riguhagurutse mu ntambara wari urimo, riguhagurutse mu burwayi wari urimo, riguhagurutse mu ntonganya wari urimo, riguhagurutse, ryongere rikwicaza ahandi hantu, ryongere rikwicaza ahandi hantu. Nicyo ngusabiye, turimo tuganira ijambo ry'Imana. Mwuka w'Uwiteka abe kuri wowe.
ijambo ry'Uwiteka rigera kuri Eliya riramubwira ngo va aho ngaho ugende ujye ku kagezi k'i Kereti ahateganye na Yorodani, aba ariho ugenda uture. Umurongo wa 4 uravuga ngo uzajya unywa amazi yako. Bivuze ngo ijambo ry'Uwiteka rikimara kumugeraho ryamwemeje ko agomba kugenda, ariko riramubwira ngo kandi hari akagezi, ako kagezi uzajya utungwa n'amazi yako. Ndumva nezerewe cyane, sinzi wowe nkurikiye ukuri murabyumva, ariko ndagira ngo wumvire ijambo. Birashoboka yuko wajwigiriye kenshi, wananijwe kenshi, wakoze akazi kenshi, ariko ukabona intambara ni nyinshi mu kazi kawe, ariko igihe cyawe ni iki? Bibiliya iravuga ngo iki? Iravuga ngo kandi ntegetse ibikona kujya bikugemurira. Uyu munsi ndagira ngo nkubwire ngo Imana igutegekere, Imana igutegekere ibyari byaranze gukunda bikunde, Imana igutegekere akazi kari karanze kuboneka kaboneke, Imana igutegekera akazi kawe wabonaga karimo intambara nyinshi zirangire. Birashoboka ko uyu munsi wari uri mu kazi ariko karimo intambara nyinshi. Birashoboka ko uyu munsi nta kazi wagiraga. Birashoboka ko uyu munsi business zawe zari zarahombye. Birashoboka ko uyu munsi inzira zawe zari zarifunze. Birashoboka ko uyu munsi wari warabaye igicibwa ku musozi utuyeho. Birashoboka ko uyu munsi wari warabaye birirwa bakuvuga ku musozi bavuga ngo ntacyo uzimarira, ariko uyu munsi marayika w'Umwami Imana ategeka ku buzima bwawe, ategeka impinduka ku buzima bwawe, ategeka ibintu bisha ku buzima bwawe. Bibiliya irambwira ngo ibyakera ntimubyibuke ngo kuko nje gukora ikintu gisha. Ndakwingiza wowe nkurikiye mubwire ngo Imana ikora ikintu gisha ku buzima bwawe, Imana yongera itegeka ikintu gisha, Imana yongera itegeka amateka masha, itegeke kubakeneye kubaka ingo bazubake, itegeke kuba ari mu ngo zabo zikomere, itegeke kandi inshuti yanjye wowe nkurikiye ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi ijambo ry'Uwiteka rikugereho, ijambo ry'Uwiteka rivugane n'ubuzima bwawe, ijambo ry'Uwiteka rizana impinduka ku buzima bwawe, ijambo ry'Uwiteka rizana ibintu bisha ku buzima bwawe, kandi ndabitegetse ngo bibe none. Umwuka w'Uwiteka Imana ube ku buzima bwawe, ijambo ry'Uwiteka Imana rize ku buzima bwawe, rihumurize umutima wawe, ryongere rivugane nawe, ryajwi ryongorera, ryajwi rihumuriza, ryajwi risubizamo imbaraga, ryajwi rimara umubabaro, ryajwi ryongere rize ku buzima bwawe. Nshuti yanjye wowe nkurikiye ndagira ngo nze gusoza dusenga, dusenganira isengesho. Birashoboka ko hari aho wari warajwigiriye, birashoboka ko hari aho wari utacyumva ijwi ry'Imana, birashoboka ko hari aho utarucumva, ibintu byose ubona byaranze, ariko iki ni igihe cyawe, iki ni igihe cyawe ngo wongere wumve ijwi, iki ni igihe cyawe kugira ngo marayika yongere ategeke, iki ni igihe cyawe kugira ngo ubwiza bw'Imana bwongere bukugarukeho, iki ni igihe cyawe kugira ngo intambara zari ziri mu rugo iwawe zirangire, iki ni igihe cyawe kugira ngo intambara zari ziri mu kazi kawe zirangire. Icyo usabwa ni ukwizera, icyo usabwa ni ukwizera, kubera ko Yesu arashoboye, kubera ko Data arashoboye. Kandi ndakwinginze wowe nkurikiye muri iri sengesho ugire kwizera, Imana ihindura ibyanze guhinduka ku buzima bwawe. Muri iri sengesho ndakwinginze ugire kwizera, Imana yongera ifukura kandi kagezi, wongera ugira akagezi kawe k'i Kereti, ugira akagezi uvomeraho mu gihe ubona byakomeye, ugira akagezi uvomeraho. Ndagira ngo dusengane Imana, ariko wowe nkurikiye ushobora kuba nkurikiye uri mu modoka, ushobora kuba nkurikiye uri mu muhanda, ushobora kuba nkurikiye uri mu kazi kawe, I don't know, ntabwo mbizi, ariko aho uherereye hose ndagira ngo ngusengere Imana yongera ikora ibintu bisha ku buzima bwawe. Reka dusenge. Mana yera ya Isirayeli, uri papa natwe tukaba abana, turasenze ko wongera utegeke ku buzima bwacu. Hari ibyo tubona byanze, hari inzira tubona zifunze, hari imiryango tubona yifunze, ariko uyu munsi wategeka byose bigafunguka, ariko uyu munsi wategeka byose bigatungana, ariko uyu munsi wategeka byose bikajya mu buryo. Ndasenze Mana ya Isirayeli kugira ngo wongere wiyerekane, ijambo ryawe rigere ku bantu bawe, ijambo ry'ihumure rigere ku bantu bawe, ijambo ry'ihumure rigere mu bitaro, ijambo ry'ihumure rigere ku mfubyi, ijambo ry'ihumure rigere ku bapfakazi, ijambo ry'ihumure rigere Mwami ku bubatsi ingo, ab'ingo zari zanze, ijambo ry'Uwiteka ribagereho, kandi ijambo ry'Uwiteka rigere ku rubyiruko, rigere ku bakobwa, rigere ku basore, rihumurize imitima yabo, abari bari mu relationship, yongere marayika wawe agereyo abahumurize
abasubiza imitima, abakomeza imitima, abo byari byanze bikunde mu izina rya Yesu Kristo. Aba amabizinesi yari yanze akunde, aba amakampani yari yanze akunde, abatari bafite akazi babona akazi, abari babuze ibyiringiro bongere bagira ibyiringiro mu izina rya Yesu Kristo. Mana ya Isirayeli, nibyo ntegetse ngo mwami bibe ku buzima bwabo, nibyo ntegetse ngo byongere bibe ku buzima bwabo. Mana nziza yumva gusenga, ukora igitangaza bimenyekane, kandi ukwizeye wese abona igitangaza cawe mu izina rya Yesu, amen. Turabashimiye cyane mwebwe mwari mudukurikiye. Ni umwanya tugira wo kuganira ijambo ry'Imana, twamara tugasenga. Ushobora kuba uryumva uri ahantu hatandukanye, uri mu rugo iwawe, uri mu kazi, uri mu modoka, ariko ngo usubizemo imbaraga, ubwire ngo humura, intambara zawe ntago zananira Imana, ingorane zawe ntago zananira Imana, ahubwo reka Imana ikore ku buzima bwawe. Tuguhe ikaze wowe ujye udukurikira, tugushimire kandi tugushimire gukurikirana ijambo ry'Imana, ugakurikirana buri kimwe cyose tubagezaho. Babwire ngo ubuntu bw'Imana bube ku buzima bwanyu. Ukeneye ko dusengana, waduhamagara kuri nimero ya telefone uri buze no kubona kuri screen yawe, 0788 nanone ni 0788 tuguhaye ikaze rero aho uherereye hose, kandi nkubwire ngo ineza y'Imana ibe ku buzima bwanyu mu izina rya Yesu, amen, amen, kandi mukomeze mugubwe neza.